ashimwe ndabasuje mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndongeye ndagarutse kandi kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana nk'uko twabisezeranyeho tukabivuganaho. Kristo aduhana umugisha. Nyuma ndabasuje mwese abakurikirana Panuel TV, ndabasuje mwese abamamagara, abankunda, abakunda ijambo ry'Imana, mwese ndabasuje aho muri herereye hose mu bihugu byose bitandukanye. Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibahereze umugisha. Hanyuma tunezerewe n'Imana mu mutima yacu kongeye kudutiza agahe keza, umwanya mwiza wo kuboneka imbere yayo. Hari benshi bari kubigerageza ariko ntabwo biri kubakundira bitewe n'impamvu zitandukanye. Rimwe na rimwe hari igihe tuba twumva nyine biri bugende neza ariko Satani agapanga ibindi bitandukanye. Ariko turashimira Kristo, Imana ishimwe cyane. Turashimira Kristo ko agihagaze ku buzima bwacu kandi akaba kiturengeye. Hanyuma Imana data duhana umugisha kandi Imana ibanezererwe mu izina ryera rya Yesu Kristo. Tujye gusangira ijambo ry'Imana, numva rifite imbaraga, numva ari ijambo ridasanzwe, ijambo ritandukanye niyo abantu bakubwiye, ijambo ritandukanye n'inshuti zawe akubwira, ijambo ritandukanye na bamwe bakubwira ko bakuri bugufi bakubwira. Imana ishimwe kuko ijambo ni ijambo rya nyiri ijambo, ni ijambo riri hejuru ya byose, ni ijambo ryabayeho utarabaho. Imana ishimwe. Nuryizereramo ndabizi neza ko Imana iri buze gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Ubasha kwizerera mu ijambo ukazuka, ubasha kwizera mu ijambo ukakira ubuzima, ubasha kwizera mu ijambo ukakira ubugingo, ubasha kwizera mu ijambo ukakira izindi mbaraga mu izina ryera rya Yesu Kristo. Hanyuma reka dutangire dusenga Imana, hanyuma twakira ijambo ry'Imana. Urakarama, uri umukozi mwiza, uri Imana yacu bwite, urera kandi urakiranuka, ushoboye byose mwami w'abami. Erega ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye kuri Imana nyamana, ngushimiye kuri Imana iduhaye ubuzima, ngushimiye kuri Imana iturengeye, ngushimiye kuri Imana idutabaye. Tugiye kwinjira mu ijambo. Nyemerera ijambo Uwiteka Imana nkubere mikoro wivugire mu izina rya Yesu. Uri buze kuryakira gubwe neza, uri buze kuryakira hindurirwa ubuzima, uri buze kuryakira yakira amahoro, uri buze kuryakira yakire kubaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Cyo turogoye n'imigambi yose ya Satani, imbaraga zikorera mu kirere, imbaraga z'umwijima zigireyo. Urakoze, ndagushimiye mu izina ryera rya Yesu, amen. Imana iduhana umugisha kandi Imana ikomeze iganze muri twebwe mu izina rya Yesu. Hanyuma nk'uko bisanzwe tuje no kugira ngo twivugire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Tujye gusoma ijambo ry'Imana, ni message yanjye ndetse n'iyawe. Zaburi ibice biza 27, ndashaka gusoma umurongo wa 14 wonyine, hanyuma tukavugaho gatoya tukisengera Imana. Turakuramo icyifuzo cyiza hanyuma dusenga Imana. Aravuze ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe, uhumure ujye utegereza Uwiteka. Kwakire neza ijambo ry'Imana. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe, uhumure utegereze Uwiteka. Imana yacu yabwe icyubahiro kandi Imana yacu iganze. Imana ishimwe kandi Imana yacu ikomeze yubahwe mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni zaburi y'umugabo bita Dawidi. Dawidi twese turamuzi. Dawidi yaciye muri byinshi. Dawidi yanyuze mu buzima butari bumworoheye, yakuriye mu buzima butari bumworoheye, ariko Kristo kubera ko ari umugabo w'imbaraga, kubera ko ajya avuga agasohoza. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana yabwe icyubahiro. Yagendanye na Dawidi, azirikana iri zina rya Dawidi kugeza ku rwego rigeze ku rugero yishimira. Imana ishimwe.
Dawidi ni umuhungu wo kwa Yesaya, ariko mu mateka uzasoma uzasanga uburyo Dawidi yabayeho aragira intama za se, aragirira mu ishyamba ari wenyine. Imana ishimwe cyane, ariko awo murimo awukora atawinubiye, awukora yumva awukunze. Imana ishimwe cyane, ariko nubwo yabikoraga byasaga n'ibiciriritse cyangwa bisuzuguritse, ariko yabyubashye mu Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiri ijambo ry'Imana tubwira ngo uko yaronkaga akanya yafataga inanga agacuranga ngo gahimbaza Imana ku buryo iri mu ijuru yinezerwa. Imana ishimwe cyane, kugera ku kigero Imana ivugana na Samweli, iramubwira ngo Samweli rekeraho kuririra Sawuli, kubera ko Sawuli yaramaze gucibwa ku ngoma. Iramubwira ngo namaze kubona umutima wanjye ugira gute wishimira. Imana ishimwe, namaze kubona umutima wanjye unezererwa, namaze kubona umutima wanjye wumva unyuzwe nawe. Imana ishimwe cyane, haramubwira ngo genda kwa Yesaya ujye kunyimikira uwo natoranyije. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Dawidi yisanze asutsweho amavuta muri bene se. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo nshaka kwinjira cyane, ahubwo ndashaka kwivugira kuri iri jambo Dawidi ubwiwe yavuze. Haleluya. Dawidi sishaka kubwira uburyo yaje kuba umwami, uburyo yaje kwicara ku ntebe y'ibwami. Imana ishimwe, ahabwa icyubahiro cy'abami, arakomera, ingoma ye iramamara kubwo kubaha Kristo, bidakoreshejwe n'amashuri yize, bidakoreshejwe n'umuryango akomokamo, bidakoreshejwe n'amaboko akomeye, ahubwo bivuye ku kuboko kwiza k'Uwiteka. Imana ishimwe, wowe uri kuntega amatwi isaha, icyampa ukuboko kwiza k'Uwiteka kukagufatira aharemereye, icyampa ukuboko kwiza k'Uwiteka kukagufata kukagukomeza, hanyuma ukabasha gusorezwa amasezerano Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba uri kurira aya masaha, ariko hari Imana ihoza. Ushobora kuba urwaye, ariko hari Imana ikiza. Ushobora kuba bitameze neza, ushobora kuba ushonje, umaze igihe mu bushomeri, isi yarakwise amazina menshi, abantu baragushakiye amazina yumva bashaka, ariko hari izina Imana ikwita. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Bivuze ngo icyo wavukiye kiruta cyane aho wavukiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi Imana igaze. Hanyuma Dawidi arabyitegereza, arabireba, asanga atari kubigezwaho na se Yesaya, asanga atari kubigezwaho n'umwuga w'ubushumba yakoraga, asanga atari kubigezwaho na bene se. Imana ishimwe cyane, ahubwo asanga ni Uwiteka. Haleluya, asanga ni ugutegereza Uwiteka. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Asanga iyo adategereza Uwiteka mu buzima bwe, ubuzima bwe buba bwararangiye, ndetse nta n'ubumuzi abatanakibukwa, kuko ari benshi tutazi. Kandi bitewe n'iki? Ni uko nyine ntabwo bigeze bubaha Uwiteka, cyangwa ngo ibisiringiro byabo babyegereze Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Dawidi asanga mu gutegereza Uwiteka harimo ituze, ndetse harimo n'ibisiringiro. Imana ishimwe cyane. Mu gutegereza Uwiteka harimo kubaho, mu gutegereza Uwiteka harimo ubugingo, mu gutegereza Uwiteka harimo gukomera, mu gutegereza Uwiteka harimo guhindurirwa amateka, mu gutegereza Uwiteka harimo kubakirwa ingo, mu gutegereza Uwiteka harimo gukurwaho karande, mu gutegereza Uwiteka harimo kwakira imbaraga, harimo kwakira icyubahiro, harimo kwakira kunesha. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dawidi aravuze ngo nategereje Uwiteka. Nawe arakubwiye ngo tegereza Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Komera umutima, wikangwa n'ibyo uri gucamo, wikangwa n'ibyo uri kubonesha amaso yawe, wikangwa n'ibyo uri kubona bitarakunda, wikangwa n'ibyo uri kubona bitaremera. Imana ishimwe cyane. Umunyarwanda yavuze ngo bucya bucyana ayandi. Tegereza Uwiteka, ukomere umutima. Birashoboka ko uyu munsi waba uri kubira ibyunzwe, birashoboka ko uyu munsi nta n'uwemera ko usenga, birashoboka ko uyu munsi nta n'uwemera, nta n'ubona ibyiza
komereza umutima ukomeze utegereze Uwiteka. Imana ishimwe. Tegereza Uwiteka, amaso yawe yakure ku bantu. Tegereza Uwiteka, amaso yawe yakure ku bakomeye. Tegereza Uwiteka, ugabanye izitwazo za hato na hato, ugabanye ibibazo byawe, wumva ko abantu bakuretse, wumva ko abavandimwe bakuvuyeho, wumva ko inshuti zagutaye. Bibaho cyane ko bakwibagirwa kandi mwaronse ibere rimwe. Bibaho cyane ko rwose bagutera ishoti kandi rwose mwararaye ku buriri bumwe. Ariko umutabazi n'umwe, Imana ishimwe, n'Uwiteka wenyine. Umutabazi wacu n'umwe ni Kristo. Imana ishimwe cyane, niwe wenyine wavuze ngo byose ndabirangije. Haleluya, ndafashijwe. Niwe wavuze ngo byose ndabirangije. Imana ishimwe cyane. Kandi mu byo yarangije ni umubabaro wawe wari urimo, mu byo yarangije nako gahinda kawe karimo, mu byo yarangije n'ubwo burwayi bwawe burimo. Imana ishimwe cyane. Uri kongera kubwakira wumve ko ari ubwawe, kubera ko muganga yakubwiye ngo genda utahe utegereze n'ibizakira. Hari Kristo ukiza, hari Kristo ukiza indwara izo arizo zose. Imana ishimwe cyane. Va mu bapfumu, ko abapfumu ntacyo bakumarira. Sohokayo. Imana ishimwe. Ariko ukuboko kwiza kwa Kristo kubasha kugukiza. Imana ishimwe cyane. Bibiri ijambo ryavuze ngo tuze umutima. Aya masaha ndavugana nawe mama, aya masaha ndavugana nawe papa, aya masaha ndavugana nawe umukobwa mwiza. Tuze umutima. Aya masaha aje kuguhumuriza. Nubwo ibihumuriza byashize muri wowe, urareba imbere n'inyuma ugabona ntibikunda. Inzira zose Satani yamaze kuzisiba, inzira zose Satani yarazifunze. Warirwaniriye biranga, hasigaye zamura amaboko umubwire ngo noneho mbonye ko ari wowe wenyine ushobora byose. Yo babivuga neza ngo kandi nta kibasha kurogoya iki imigambi yawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana iganze. Haravuga ngo komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Jya utegereza Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Nabonye abantu bategera ibyiringiro byabo ku bandi, kavuga ngo ubwo none mfite mukuru wanjye ukomeye, ngo none ubuzima bwanjye nanjye buraza gukomera. Ariko bwacya mu gitondo akamushaka akamubura. Nabonye umuntu ushyira ibyiringiro ku mugabo we, akavuga ati uko byase kose unshatse umugabo ukomeye. Imana ishimwe cyane. Ubwo nshatse umugabo ukomeye, noneho ubuzima bwanjye buraje buhinduke. Ariko wagera ukararurara ukaririra muri urwo rugo, nubwo ari etaje urayiririramo, nubwo ari kadasiteri nziza urayiriramo, wicaye mu ntebe nziza uraziririramo. Mbese ubuzima bwawe ni amarira gusa, kandi nta nubwo ufite utakira. Uri kwanga no kuvuga kugira ngo hatagira umenya habari zawe. Ariko bibwire Yesu, bibwire Yesu kandi ntucogore. Nushaka warasenza 3, nushaka wasenza 721. Hoya ikigeragezo nubwo cyatinda rwose, ariko Kristo ajya akimaraho mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko nta kintu na kimwe kijya kimunanira. Abantu barananirwa, amaboko akananirwa y'abantu, inshuti zikananirwa, bagukorera fundraising hirya no hino bikanga. Ariko tegereza Uwiteka kandi uturisha umutima, ukuremo intambara ziwurimo, ukuremo inzangano, usohore mu ibyaha, umutima wawe ukorope, hanyuma ushakire icyumba cyiza Kristo. Ikibazo cyawe ni uko ufata umutima wawe, ibyumba by'umutima byose ukabyuzuzamo abakugiriye nabi, ukabyuzuzamo abakwanga, ukabyuzuzamo abatarakugiriye neza, abataragusuye. Kuramo, sohora y'umwanda, umareyo, hanyuma ufate icyumba cyiza ugikubure, ugitegure. Imana ishimwe. Ugitegure umugabo bita Kristo. Niwe wenyine utananirwa. Reka nkubwire, Dawidi yakiza ko ibyiringiro bye biri ku babyeyi, ntabwo aba yarabaye umwami. Ariko turashimira Kristo, Imana yimuye Sawuli ihicaza Dawidi. Imana ihabwa icyubahiro, kabone nubwo Sawuli yamuhize ibihe n'ibihe,
yamuhatishije. Ntabwo yageze ku mugambi we mubisha ashaka kurema, ariko Imana yaramurinze yagarana nawe aturisha umutima. Mu guturisha umutima ategereza Imana. Amaze gutegereza Imana, igitondo kimwe Imana arayibona, yisanga yicaye ku ntebe. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo nubwo unyura mu nzira zikomeye, izo nzira zikomeye uri kunyuramo nizo ziri kugusunikira ku mugambi mwiza w'Imana. Ibyo nzira zikomeye z'ibizigu uri gucamo ziramo zirakwerekeza ku mugambi mwiza w'Imana. Wowe ntutane, Satani nakomeze kugusakuza ngo agukure mu byizerwa. Rimwe na rimwe ari igihe umuntu agera mu bikomeye akumva ko Imana yamutaye, akumva ko Imana yamusize. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, ntabwo Imana yagusiga, nta nubwo Imana yagutaye. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu yahabwa icyubahiro. Hoya ntabwo yagutaye nubwo bimeze gutyo. Imana ishimwe cyane. Hoya nukugira ngo ibanze irebe koko. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu iganze. Wowe komeza utegereze, bagucire mu maso utegereze, bakuvuga amagambo bashaka utegereze, mu mirimo yawe uri gukora utegereze Uwiteka, kandi umutima wawe ukomeze utuze. Aho wicaye mu kazi utegereze Uwiteka, aho wicaye muri iyo biro yawe ukomeze utegereze Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Bazakwanga igukunde, bazakubenga ikubenguke. Imana ishimwe cyane. Bazakurwanya ibarwanye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Nta muntu n'umwe wategereje Uwiteka byigeze bibera igihombo, ahubwo harimo inyungu za none ndetse n'izejo hazaza. Imana ishimwe cyane. Gutegereza Uwiteka, Imana ihabwa icyubahiro, harimo inyungu. Usibye n'ubugingo buhoraho n'inaha ku isi, uyu muntu utegereje Uwiteka atuje umutima, afite amahoro atandukanye n'ay'isi itanga. Imana ishimwe cyane. Kabone nubwo yaba yariye dodo, akarya dodo wenda n'ubugari, ibiryo abona biciriritse cyangwa bisuzuguritse, ariko atuje umutima. Kubera iki? Azi neza ko nubwo uyu munsi wa none bitameze neza, ariko ejo bizamera neza. Azi neza ko nubwo uyu munsi wa none ubuzima bwaba busa n'ubwanze, ariko ejo buzemera. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Ategereje Uwiteka, kandi mu gutegereza Uwiteka harimo ibyiringiro. Imana iduhana umugisha. Urera kandi urakiranuka, uri Kristo Yesu. Izera Imana, izera dusenge. Aho uri neza amatwi, izera dusenge. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Birashoboka ko aka kanya mu mutima wawe nta byiringiro bihari, ariko tegereza Uwiteka. Witegereza umuhanuzi, witegereza aposo, witegereza apotre. Oya nawe afite uburyo bimeze, ahubwo tegereza Uwiteka. Uwiteka nagera ku buzima bwawe birahinduka. Mana narisenze, sengeye muri iri jambo, huyemo icyifuzo cyiza, sanze kugutegereza bifite umumaro mu izina rya Yesu. Dawidi yaragutegereje, ubuzima burahinduka. Aragutegereza uramutambagiza, aragutegereza uramuzamura, aragutegereza uramwubahisha, aragutegereza ukora ibidasanzwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Aya masaha ndasenze Uwiteka Imana Jehova Elshadai, sengeye buri muntu wese wari uri mu buzima butameze neza, yararwaye mukize. Hari abarwariye kwa muganga ubakize. Uwiteka we, kora imirimo n'ibitangaza ku muntu wari we wese wari wihebye, ku muntu wari we wese bitari bimeze neza. Umutabara, umurengere. Ubutabazi bw'Imana bube ku buzima bwe, ubutabazi bw'ijuru bube ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ucyaha umuraba n'ibiri imbere ye, umuraba uri ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Uwo muyaga uwigizeyo, iyo nkubiri uyigizeyo mu izina rya Yesu. Umucira inzira aho zitari ziri. Uwiteka Imana ye gusubira inyuma, ye kwandagara, ahubwo Uwiteka Imana nzima, komeza umwubahishe kuko uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Neza we no gukomera kwawe rero nirusho kubana nawe mu izina rya Yesu. Kora imirimo n'ibitangaza, kuko uri Imana y'amasezerano, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera.
izina ryawe ryamamare burundu, kandi izina ryawe riganze. Neza y'Imana no gukomera kw'Imana birushaho kugaragara ku buzima bwa buri muntu wese wabashije kuntega amatwi, abashe guhinduka no guhindukira. Mu izina ryera rya Yesu nsenze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Imana ikomeze iganze. Hanyuma nufashwa ukore subscribe, share ndetse na comment, watugezaho icyifuzo cy'icyo wumva twasengera. Imana ibahereze umugisha. Ushaka kumpamagara nimero iri aho hasi. Hanyuma Imana yacu iganze kandi Imana yacu yamamare burundu mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Ndabakunda.